twongeye kugaruka muri bya biganiro byacu ku Mugano TV, aho turimo kuvuga ibijyanye no kuri perversion narcissistique. Ubuheruka twabagejejeho ikiganiro cyavugaga ese perversion narcissistique, iki cyorezo gishobora kwangiza indangagaciro za muntu cyangwa za sosiyete muri rusange. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kivuga uko perversion narcissistique ibaye nk'ibisanzwe ingaruka igira ku bantu no ku bisekuruza bizaza. Hano twakibaza ngo ese perversion narcissistique ni ikintu gishobora guhererekanywa uko generasiyo ivaho haza iyindi? Navuga ngo icyo tutavuze uyu munsi cyangwa icyo tubona uyu munsi tukagiceceka, n'ejo bundi kizisubiramo kandi kizababaza nk'uko cyababaje. Perversion narcissistique ntabwo igira umuntu ho ingaruka, umuntu ku giti cye, ahubwo nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, ni ikintu gishobora kugira ingaruka kuri kominote yewe n'izayikurikira. Bivuze ngo mu biganiro byashize hariho aho twavuze ko umuperveri narcissistique umwe ashobora gukora ku bantu barenze umwe. Ubwo turumva urwo ruhererekane n'urundi ruhererekane ruzakomeretswa n'undi, turimo turumva ahantu birangira sosiyete igeze cyangwa yangiritse mu rugero runaka. Perversion narcissistique rero nk'uko tumaze kubibona ntabwo igira ingaruka ku muntu umwe gusa, ishobora kugira ingaruka ku bana, ishobora kugira ingaruka ku muryango muri rusange, ikagira ingaruka ku muryango mugari, ni ukuvuga kominote igizwe n'imiryango myinshi, kuko iyo ikibi kimaze kumenyerwa kiba ari nk'aho kirimo kwigishwa cyangwa kirimo gutangwa nk'isomo. Umuntu bijemo ari mushya abimenyera nk'ibintu bisanzwe. Mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo ugiye uburyasazi azirya mbisi. Burya rero ngo umugani ugana kariho, iyo ikintu kibi gifashwe nk'igisanzwe gishobora kuba akamenyero kandi kigakontamina n'abandi bakijemo vuba. Iyo perversion narcissistique rero ibaye nk'ibisanzwe mu muryango, mu mashuri, mu kazi, mu mibano tugirana n'abantu basanzwe, abo duhura se, inshuti zacu, imibano nyine itandukanye, mu nkundo se, ihita ihinduka uburyo bwo kubana ndetse n'ubusabane mu bantu, ugasanga ibintu byahindutse, ugasanga context ibintu byabagamo byahinduye iki, byabaye nk'aho byahinduye isura. Ugasanga abantu badobuse izindi valeri nshyashya zikoreshwa muri iyo mibano itandukanye, bijyanye na perversion narcissistique iri kuyobora izo kominote runaka cyangwa iyo mibano runaka. Icyo PN rero aba agambiriye cyangwa icyo umuperveri narcissistique aba agambiriye ku gihe kirekire, ni uko abantu batizera amarangamutima yabo. Twabonye icyo manipulation ikora mu bantu. Usanga abantu nyine nawe ibaze kominote yavangiwe irimo aba victime nka bangahe. Buriya hari ibintu tutajya tubona, ariko reka nkomeze gato turaza kubigarukaho mu ngingo igiye gukurikira. Ni ukuvuga ngo perveri narcissistique atuma abantu basigara batizerana, batizera amarangamutima, abana bakurana ubwoba
cyangwa se na trauma, ihungabana, ugasanga umubano uba umeze nk'aho ari igitugu, aho kugira ngo imibano ibe ari ikintu kiri natirere kirangwa n'urukundo. Mbese imibano iba yahinduye turunire ukuntu, ibintu bikamera nk'ibyihindurije, kandi umwihindurize ukaza ari mubi kurusha uko byari fluide bigenda natireroma. Ingaruka ku muntu rero no ku bisekuruza ni iyihe? Usanga abana bakura badafite umutekano w'amarangamutima yabo, ntibaba biyizera, nta n'umuntu wundi baba biyizera. Abakuze usanga basubiramo bya bintu bibakomeretsa, cyangwa se ugasanga ni shema repetitifu zihora zisubiramo, amateka burya atitaweho ngo akosorwe, ayo mateka yisubiramo byanze byakunda. Usanga rero abakuze usanga basubiramo ibintu byabakomerekeje, bakabisubiramo akenshi ari inconsciemment, atari ibintu bagambiriye, ahubwo nyine nuko ari ibyo bintu byabagiyemo. Usanga umuryango nanone ukomeza guhererekanya bya bikomere bya perversion narcissistique. Uwabibayemo ugasanga, kuko twabonye ko hari igihe umuntu ashobora kudevelopa perversion narcissistique bitewe n'uko ariyo cercle yakuriyemo. Yayidevelopa rero ugasanga aho niho twavuga ngo abayihawe n'uwayimuhaye nawe ashobora kuyihererekanya n'uzamukomokaho umwe cyangwa benshi, gutyo gutyo ugasanga sosiyete perverse ibaye ngari. Perversion narcissistique rero mu magambo make ngiye gukora nka resume, perversion narcissistique ifitanye isano na trauma cyangwa se ihungabana ariko rigenda gake gake, traumatisme itagaragara igenda yafegita umuntu gahoro 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 gahoro. Ni ukuvuga ngo perversion narcissistique hari umushakashatsi we wayigereranyije nk'aho ni nka mugiga, ni nk'icyorezo igenda isakaja ahantu gake 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 gake. Ni ukuvuga ngo muri sosiyete usanga twabonye ibyegeranyo biri hagati ya 15 na 18% by'abapervers narcissistique muri sosiyete mondiale. Usanga rero abantu 10% noneho bagize population mondiale, 10% byabo byarigeze bibaho victime y'abapervers narcissistique. Hejuru noneho ya 1/2 cyaba 10% usanga bafite cyangwa se bagikurikiranwa n'ingaruka nabivuga ngo iki, mu gifaransa babyita psychosomatique, cyangwa se ibi ni kwa kuntu umuntu agira ikibazo mu buryo bw'imitekerereze ariko bikafegitinga umubiri we uri physical, bikafegitinga imyifatire ye comportement, mbese bifata domene zose z'imyitwarire y'umuntu, haba ku mubiri, mu marangamutima na hehe hose. Iyo amaze kudevelopa izi trouble rero akenshi usanga izo trouble psychosomatique harimo izinanirana kugira ngo zibe zavurwa, cyangwa se
umuntu yavuga ngo iki, zisa nk'iziba resisita ukuntu. Kandi noneho ugasanga muri ibi bintu muri izi turubure, ugasanga wenda n'abaganga runaka cyangwa se abandi bantu bareba uwo muntu ufite ibyo bimenyetso ntibabashe kumenya yuko ari konsekanse cyangwa se ari ingaruka z'uko uwo muntu yaba yarahuye n'umuperiveri narisisike mu buzima bwe inshuro imwe cyangwa nyinshi. Bivuze ngo umuperiveri narisisike ntabwo ari we utera ravage wenyine, n'abavigitime yanyuzeho bashobora gutera izindi konsekanse ziturutse ku bibazo bagiriye muri izo relationship, muri iyo mibano yo kuba gusa barahuye bagakorerwaho manipulation narisisike. Uwo mushakashatsi rero yagerageje kumvikanisha ko imanipulation na harcèlement zishingiye kuri perversion narisisike zigereranywa n'umwicanyi ucecetse cyangwa se kwicwa mu buryo bucecetse, meurtre silencieux. Ce sont des meurtres silencieux. Ni ukuvuga ngo nta maraso ameneka, nta n'inkovu zigaragara ku mubiri, ariko usanga abo bantu barapfuye cyangwa se barishwe mu bundi buryo kubera iyo perversion narisisike, kandi idashobora kugaragara muri ubwo buryo. Umwicanyi usanzwe ashobora kugaragara bitewe n'uburyo agaragara inyuma cyangwa se n'uburyo yitwara n'ibiki, ariko usanga uyu muntu we wagizweho ingaruka na perversion narisisike nta kintu na kimwe kimugaragaza. Umuperiveri narisisike rero ntago ushobora kumumenya nk'uwo mwicanyi wigaragaza a première vue. Ntabwo ushobora kumutahura ngo umenye ngo ni umuperiveri narisisike, ari nayo mpamvu dangerosité yabo iba ikomeye cyane, kubera ko kugira ngo izajye kudekuvurwa biba bigeze kure, biba bigeze habi, nuko aba yaramaze kudeturuiza mayindi z'abantu benshi, ari mu bwenge, mu mitekerereze cyangwa se n'ubuzima bwabo buri fizikali, n'amarangamutima yabo aba yarabayogoje. Iki rero ni ikintu gikomeye cyumvikana ko perversion narisisike ari ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Yewe ndimo nsoma iki cyegeranyo navuga ko wabigereranya tujya tureba amafilime ya ba bantu barashisha imbunda zikomeye ariko bihishe, ukabona nk'umuntu yihishe nk'ahantu kuri etaje, agafata imbunda ye itagira urusaku akarasa mu bantu avize umuntu umwe. Uwo muntu umwe iyo aguye nta nubwo babasha kumenya ngo ese isasu rimwishe riturutse hehe. Umuperiveri narisisike rero niko nawe amera, c'est un tueur sournois. Ntabwo agaragara kuko muri sosiyete muri rusange aba ari umuntu nyine mwiza, ugaragara neza, ugaragara nk'umuntu w'umutima mwiza, ariko kimwe na wa muntu warashwe usanga umuvigitime we apfa ahagaze kugeza ubwo yitura hasi, ariko abamwegereye ntibagire icyo bumva.
ntibagira icyo bumva. Usanga n'abavigitime benshi ba periverisiyo narisisike ikibazo cyabo kiminimizwa, kigateshwa agaciro, kubera ko akenshi ababuro babo cyangwa abamanipirateri narisisike cyangwa abamanipiratirise narisisike baba batigaragaza. ubamenya ni uwo bagizeho ingaruka, kuko hanzeho cyangwa ku bandi bantu baba bagaragara nk'abantu bari sipesho mu bwiza, niko navuga. Aha rero turimo turabasha kureba ingaruka periverisiyo narisisike ishobora kugira ku ruhererekane rw'abantu, cyangwa se kuri generasiyo y'abantu, y'ibisekuru uko bikurikirana. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba noneho ukuntu uruhererekane rushobora gucikamo bitewe n'umuntu umwe wenyine. Uru ruhererekane rugacika. Swati habayeho umuntu utekereza, umuntu ubasha kwita ku marangamutima ye n'uko yiyumva, mbese urumva ni umuntu wabaye eveye, agakanguka, akabasha kubona iyo shema, akabasha kubaka imipaka ku buzima bwe, akirinda, akiporoteja, agahindura ibyo yamenyereye akabihinduramo ikintu noneho kizima gifatika, atari za relationship ziri toxic. Ibi ngibi yabashije kubigeraho, aba ahagaritse ihohoterwa ryose rishingiye kuri manipirasiyo. Ibi rero bisaba ko haba abantu bagira conscience, cyangwa se bagakanguka, bakamenya ko izo shema za periverisiyo narisisike zihari mu miryango. Noneho bamara gukanguka bakabasha kwikurikirana mu buryo bwo kuvurwa, guherekezwa mu buryo bwo gukira za toroma batewe, bya bikomere biri amfuyi muri bo, bizabatera gukuroproduiza ya shema nanone. Ahangaha ngira ngo turahumva neza. Ni ukuvuga ngo umuntu wabaye victime ntabashe kurokonesa iyi shema ko ari ikintu kidakwiye, aba afite amahirwe menshi yo kuroproduiza izindi komporutoma nazo zisenya sosiyete, zifitanye isano na periverisiyo narisisike, cyangwa se nawe akaba umuperiveri narisisike uri pire, wuzuye. Ahangaha rero ikintu cya mbere, urufunguzo twavuga ruherereye mu kugira ngo ubashe gutahura imyifatire imeze nk'uburozi iri muri sosiyete. Uyitahuye ukabasha gushyiraho imipaka irinda ubuzima bwawe, ukabasha kugira imyizerere cyangwa kuruwayanse yerekezaga abantu muri iyo periverisiyo, ukabasha kuyihagarika, cyangwa iyo myizerere rwose ukayisenya ku buzima bwawe. Ubundi warangiza ukiyubakira noneho environoma, cyangwa se ahantu haguha sekirite, hahasekirita abana, ubuzima bukabasha guhinduka. Hari strategy nyinshi rero ushobora gukoresha kugira ngo uhagarike iki kintu. Niba umaze kugira prise de conscience, ubonye ko hari izo shema runaka zidakwiye, ni mu muryango se, ni muri sosiyete rusange, ni iki kintu wakagombye gukora? Ni uguhita wibonaho ko wahuye n'ikibazo, kandi ko kugira ngo ukurikiranwe mu buryo bwa terapi, witabweho, uganirizwe, nawe ubashe gusohora ibyiyumvo byawe, ibi bintu biba bibaye biri ngombwa, biba ari indispensable, biba bisabwa kugira ngo ukomeze ugire ubuzima buzima.
ahangaha ushobora gukonsirita umubusikologe, ushobora gukonsirita umubusikoterapeute, ushobora gukonsirita undi muntu wahuguriwe iyo mibanire iri togisike, kugira ngo abashe kugufasha, abashe no kukoriyanta uburyo wafata, uburyo wakira ugatangira iyindi ntangiriro y'ubuzima buzima, kugira ngo uvure ibikomere byawe biri emotional, uvure ya dependance affective, wa muperiveri narcissistique yaguhinzemo, kwa kutigirira icyizere ugahora udependinga ku bandi, kwa guhora wicira urubanza. Ahangaha rero navuga ngo terapi yo kuvura igisekuru, cyangwa se ibindi nabyita la genealogy, cyangwa se navuga ngo ni ukuvura igisekuru muri make, ni nko gukora terapi y'ibisekuru bizakurikira, ifasha kugira ngo abantu basobanukirwe, noneho bitandukanye n'imirage iri togisike, n'imirage y'uburozi. Ahangaha tumaze kubona sitarateji ya mbere twagereranya no kuvura igisekuru cyangwa ibisekuru bizakurikira wihereyeho. Icya mbere ni ukubanza kumenya ko wowe ufite ikibazo, kandi ukagerageza kukivuza ukurikiranywe n'abantu babifitiye ububasha. Sitarateji ya kabiri ni ugutangira kwishyiriraho imipaka ntarengerwa, navuga ngo ni limite sitirigite, itarengerwa habe na gato. Iyi mipaka cyangwa se navuga ngo ni nko gukupa korudi iguhuza n'uwo muntu uwo ari we wese uri periveri narisisike, kugira ngo kuko igihe cyose mugifitanye kontagiti, kontaminasiyo irakomeza, kuko umuperiveri narisisike nta kindi uretse kukuroga muri esipuri, nta kindi ashobora kugukorera. Iyo limite rero ni ngombwa. Ugomba nanone gushyiraho limite yo kurinda abana, kugira ngo utabasiga bonyine n'umuntu wabonye ko afite ikibazo cya periverisiyo narisisike. Kandi ukagerageza ibi ngibi nkiri kuri aka kantu, nagira ngo nkangure imiryango, nkangure ababyeyi. Hari ikintu njya numva muri sosiyete, ariko buriya hari kuruwayanse cyangwa se ibintu abantu twishyiramo, ukagira ngo ni amabwiriza mazima agirira sosiyete neza, ariko buri kintu cyose njya mvuga ngo itegeko ryose rigira egisebusiyo. Ni byiza ko umwana agira ababyeyi babiri. Ni byiza ko ababyeyi babiri bafashanya kurera abana, ariko hano nagira ngo nkangure ababyeyi ngo niba mu babyeyi babiri habonetsemo umuntu ufite periverisiyo narisisike, purize, abo bana bakeneye kurindwa uwo muperiveri narisisike nk'ababarinda mugiga, nk'uko twabibonye hejuru. Ahangaha bisobanuye ngo ugomba kwirinda kuba wareka abana bonyine n'umuperiveri narisisike, kandi no mu gihe muri poropo, mu byo baganira, mu byo bagira gute, ugasiriveya kugira ngo hatazamo ibintu byo kurengera imipaka y'abana bagakomereka mu buryo runaka. Abaciye muri ibi bintu nibo bazaduha ubuhamya, muzabyumva neza ukuntu abana bangirikira muri iyi mibano, bikaba bibi cyane ndetse kurusha wa muvigitime uri purinsipale, ari we uwo bashakanye.
kuko hari igihe umuntu avuga ibintu nk'uku mu muyaga mukagira ngo wenda ni ukuba sitirigite cyangwa n'iki, ariko tuba tubivuga par experience y'ibyo twabonye. Iyindi strategy rero bigomba kunyurira mu buryo turera abana, mu buryo twedika abana, mu buryo tubarinda. Tugomba kurera abana bacu tubatoza autonomy, tukabarera tubatoza ko umwana agakura yumva ko ubwe ari umuntu uri apari, ari umuntu uhagije kandi ufite uburenganzira, ufite kwitekerereza, ufite kwiyubaha, kandi ufite uburyo ushobora gukontorora kudahura na manipulation iyo ari yo yose, kuko ibyo byose iyo umaze kubimwubakamo ntago manipulation yimugezeho isanga ari urukuta rukomeye, ntago hafunguka. Ugomba no gukora ku buryo uvalida emotion zabo, amarangamutima yabo ukayubaha, kandi ukabigisha uburyo bashobora gutahura imyifatire yanduye ishobora kubagiraho ingaruka. Ugomba kubaremamo icyizere cy'umutekano, kandi bakanawugenzura umutekano wabo ku giti cyabo. Murihangana aho ndi imvura itangiye kugwa, ubwo nimwumva ijwi rije n'ibindi bintu cyangwa murihangana, ndizera ko ibyo ndimo kuvuga birimo kumvikana. Iyindi strategy igomba gukoreshwa ni ukwikura munsi y'igitugu cya wa muntu. Twabonye ko iyo uri munsi, iyo wamaze gufatirwa muri manipulation narcissistique, uba umeze nk'umuntu uri wafatiwe mu mutego. Ahangaha rero ugomba gutangira kwihambura muri uyu mutego, ukava muri ya emprise yo kugira ngo ugume mu kwaha kwa wa mu manipulateur cyangwa mu manipulatrice, kandi wirinde kugerageza gushaka kumurezona ngo gira utya. Umuperiveri narcissistique ntago agirwa inama, nta nubwo ahinduka. Ugomba kwirinda kumutaho igihe ngo urimo uragerageza kumuhindura, ntago bikora. Ugomba kwemera nanone yuko muri uru rwego rwo kuva muri ka gatego wafatiwemo, ugomba kwemera ko iyo relation ari toxique, kandi ugahagarara kwisobanura ku muntu uwo ari we wese. Hari ibintu abantu babaye abavictime ba perversion narcissistique bakunda guhura nabyo, kandi birakomeretsa cyane. Ugasanga niba avuze ikintu runaka, ugasanga batangiye kumupsora ngo ese ubwo wowe wari shyashya, ese hari umuntu, hari komportoma runaka umuntu yagira bikaba byemewe yuko akorerwaho manipulation pervers narcissistique. Ibi bintu biba bimeze nk'aho bitanga autorisation ku muperiveri narcissistique yuko ibyo yakoze abyemerewe, ugasanga bimukuyeho culpability iyo ari yo yose. Ibi bintu rero umuvictime biramukomeretsa. Umuvictime wanyuze muri ibi bintu yihangane, ariko nyine relation communauté niko imeze, na jijoma zose z'abantu niko zimera. Ariko wowe ku giti cyawe niba warabaye muri iyi relation iri toxique, hagarara kwisobanura iteka. Ni wowe uzi ibyo wanyuzemo, icyo ukeneye ni ukwikurikirana ugakira ibikomere. Ntabwo ukeneye kujustifia ibyo wakoze kugira ngo ukorerweho manipulation narcissistique. Icyo ukeneye ni ukongera kwikurikirana, ukigarukaho ugakira.
iyindi strategy yakoreshwa kugira ngo habeho guca akagozi k'uruhererekane rwa perversion narcissistique mu bisekuru bizaza no muri communauté, ni ukwicara ugasuzuma histoire y'imiryango dukomokamo, tugasobanukirwa ibyabereyemo bishobora kuba bituma hari ibintu runaka tubona bikomeza kugenda byisubiramo. Hari ibintu biba bitaravuzwe mu miryango, ugasanga ibintu byagizwe ibanga, ababibonye nyine baciriye mu gacuma barapfundikira, ugasanga nyine hari utubanga, hari utuntu duhora twisubiramo, ariko mu by'ukuri ababibonye baba bazi ngo umuzinuye. Niba rero hari ibintu nk'ibyo ubasha kubonesha amaso, hari ibintu ubasha kubona byisubiramo mu muryango, icara hasi ukora analize, umenye ngo ibi bintu biraturuka he, kugira ngo nabyita nk'iki, icyo uba uri gukora ni nka kwa kundi igisebe gifata uruhu ariko imbere kigakomeza kikanyenya. Ibi ngibi niko biba bimeze. Iyo rero utangiye kugenda gukora analize kugira ngo umenye umuzi w'ibintu, utagambiriye gusenya umuryango, utagambiriye no guciraho iteka kuwo byaturutseho, mbese icyo ushaka ari ukwanariza ngo umenye uvure. Biba ari nka kwa kundi ujya kwa muganga urwaye icyo gisebe twavugaga, muganga ntabwo ashobora kukuvura rwa ruhu rukiriho kugira ngo agere kuri cya gisebe, icyo akuraho n'iki, akuraho rwa rukoko akavura cya gisebe cy'imbere. Ibi rero nibyo uba urimo gukora. Igihe rero urimo gukira, uhita utangira wowe gukora ikinyuranyo cya bya bindi wabonye. Nibwo uba utangiye kubaka ukundi kuri, ugatangira kubaka noneho generasiyo z'ahazaza cyangwa se ibisekuru by'ahazaza, noneho bizubakirwa kuri fondasiyo y'ibintu bizima, kuko wamaze kudemantera bya bindi bipfuye, we wubatse ibishya. Ngira ngo ibi ngibi twabikoresha muri kontegisite nyinshi, abadukurikira bazagenda batubwira muri komenti icyo batekereza na kontegisite ibi bintu byakoreshwamo, kuko abadukurikira ndabizeye ni abantu bazi ubwenge. Iyo tuvuga babasha gukora analize, ntabwo ari ngombwa ko umuntu avuga ibintu byose. Nsoza rero navuga ngo gukora cyangwa guhagarika perversion narcissistique mu bisekuru birakunda. Iyo bidafashwe nk'ikintu gisanzwe ngo umuperveri narcissistique akomeza akomerwa amashyi, ngo umuntu ugize nabi akomerwa amashyi, ahubwo umuvigitime aterwa amabuye, abazwa icyo yakoze kugira ngo amerite kugirirwa ibintu runaka. Ibi bintu bishobora gucika muri generasiyo z'ahazaza mu buzima bwawe, niba waranyuze muri perversion narcissistique, mu buzima bw'umuryango, mu buzima bwa sosiyete, mu kazi n'ahandi hose. Ibi bintu ni imico igomba kurandurwa nk'uko bahandura amavunja. Ikintu rero nasoza ntiraha atansiyo ni uko ikibi kitavuzwe gihinduka umurage, kikitwa igeno, kigakomereza mu bisekuruza uko bikurikirana imyaka n'imyaniko, ukazasanga ikintu cyabaye uruhererekane, cyabaye nk'igisanzwe,
kandi mu by'ukuri umuntu ashobora kwicara akakivumbura akagitorera umuti akongera akubaka fondasiyo nshya y'ibintu bizima, ubundi sosiyete, umuryango, kominote muri rusange ikaba nzima. Murakoze rero, naha nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Umuntu utarakanda subscribe, utarakanda like kuri channel yacu abikore, kandi please mujye muduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye ibyo tubategurira bibagera ku mutima. Turabakunda cyane rero, naho ubutaha.